tunyara nuko tuba twaraciye buriya ni ukuvuga ngo njye nahuye n'umunyamahanga tugiye kurongorana abona imyeya avuga ati sibyo ni ibi n'urugero uwo mugabo yamaye amwe ati ni wowe muntu wa mbere ndongora imyaka ati abandi bose nta mazi nabonaga bafite. Bakunzi b'Isomo TV nemusi Irene Kibatara kubana nanjye ni iby'ingenzi mwagiye mubana nanjye mu minsi yashize ngira ngo mwarizihiwe rwose ndagarutse nanone twifite byinshi cyane byo kubabwira uyu munsi uko twagiye twibanda kuri uyu mwana w'umukobwa uvuga ko afite indi innovation afite rero reka tuvire muzino muzingo dutangire kwanzikira ahangaha ufite agashya uyu munsi wabazaniye abakunzi bawe banzu basuhuze before mbere ya byose akabisuze nanjye ndababonjeje ubwo rero turi kumgaho tubwire rero agashya none ufite ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro cy'umunsi. Agashya twagarutse dufite kubabwira abanyarwandakazi kuntu tunyara. Uyu mukobwa uvuga ko afite inararibonye kuko yavukiye muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko ngo abisanisha n'ahandi akaza kuza kubona ko itandukanizo ry'abanyarwandakazi ngo ari umuco wacu ukabuhabanye n'abandi impamvu se bumwe munyara cyane ku buryo ari ibintu by'umwihariko nk'abanyarwandakazi ubona impamvu ari iye. Impamvu tunyara nuko tuba twaraciye imyeyo ura ni ukuvuga ngo njye nahuye n'umunyamahanga tugiye kurongorana abona imyeya avuga ati sibyo ni ibi arika byari nk'ibiziriko bireshya gute nk'iyi musumbane zose nawe arakabije oya ntabwo nakabije cyane noneho arambwira ati se ibi bintu ni ibiki ibi bintu ni ibirwara nawe ati oya ibi ni ibintu abanyarwandakazi dufite twe dutandukanye n'abantu bo hanze ati se bimara iki ati ibi ngibi bigufasha kuba wakishimye ati imva yabikojejeho inkari ziraza nkabona ari gutaruka bati wowe kora wumva utuje amavangingo bati wowe kora utuje nuko abanyarwandakazi duteye Imana yarishimye cyane. Uyu mukobwa uvuga ko yigeze ahura n'umunyamahanga agira ngo amwereke uko ibintu by'iwakinyarwanda dusanzwe tubikora ngo kuramo imyenda abo niyo bita ngo ni imyeyo umunyamahanga ashaka kwiruka ahita abona ko bitandukanye n'andi mu bindi bihugu ariko aramwigisha amwereka uburyo bigomba n'impamvu n'umumaro wabyo kubw'amasomo menshi yamuhaye umuntu arabyumva atangira umurimo gutyo kandi nawe araryoherwa azizirwa rwose. None ubwo urumva kare nk'akantu k'agashya kawe k'umwihariko none se wowe kuki wamenye ko ari umwihariko w'abanyarwandakazi wabimenye gute? Ubundi umunyarwandakazi aba agomba kuba afite imyeyo yego bireshya gutya muri urwa rutoki oya nibibe bireshya mwingi musumba yose ariko agaragaza ko yaciye imyeyo. Uvuze ko yabonye imyeyo yawe agashaka kwirukanka kandi ngo iyo myeyo yayikojejeho gutya ngo yayikojejeho amazi ahita atungereza udafite imyeyo ntabwo watungereza n'amazi ntiyaza amazi yaza ariko ntabwo ari cyane nk'umuntu urumva nyine waciye imyeyo. Numva ko wenda akantu ko kwitabwaho nako kavugura n'iyumvura y'amavangingo niyo umuntu akwiye kwita cyangwa umuntu yakakwiye kwita ku myeyo. Ubundi reba umunyarwandakazi wuzuye aba agomba kuba afite imyeyo kandi n'umugabo wese arabikunda. Wavuze ko cyane wamwigishije kumubwira ko impamvu iyo myeyo ireshya gutyo ari ukubera ko ngo n'umugabo bimufasha kuryoherwa siko watubwiye. Ufite amakuru neza ko abandi bo hano wenda batari abanyarwandakazi bashobora kuba batajyana? Mbona ngiye abantu benshi numva bo hanze
numva n'urugero uwo mugabo yamaye amwe ati ni wowe muntu wa mbere ndongo y'Unyara, ati abandi bose ati nta mazi nabonaga bafite. Ubwo numva ko abanyamahanga benshi batanyara, ariko si we wenyine wabimbwiye, ngenda mbyumva ko kugira ngo n'umunyamahanga unyara ati ni 1%. Ni wowe wabikubwiye cyangwa niwe ni majina? Oya, nawe yarabimbwiye, ngenda mbyumvana n'abandi. Ni wowe musobanura ko ibyo wakoze Yego, arabyumva. arabyumva. Yaguhaye maze kuryumva. Umva ubundi twe twavuganye 1,000, ariko nayarengejeho n'izindi 100. Ibihumbi 100 bati uranyemeje wa mukobwa we. Uyu mukobwa uvuga ko kunyara kwe ari umwihariko wiwe, akaba awusangiye na bene wacu b'abanyarwandakazi, ngo kubera umwihariko ngo n'uwo watumye amafaranga bavuganye amukubira kabiri, kuko bavuganye ibihumbi 50 abagira 100. Urumva ko abanyarwandakazi, urumva umwihariko wanyu n'uw'ingenzi kandi ukwiye kwitabwaho. Abataricara mu ishyamba wababwira iki? Bamvuze kwicara mu ishyamba kuko nk'amwe abanyarwandakazi murabizi neza ko kugira ngo umuntu akiniye iyo kera kumvaga ko ari ukujya kwicara mu ishyamba. Mugabo ikintu nabwira umukobwa wese agomba guca imyeyo, kuko biramufasha kuba yashimisha umugabo. Yego, atayiciye se, atayiciye ntabwo yaba ari umunyarwanda. Bose barabisobanukiye ko abanyarwandakazi bagomba guca imyeyo. Umunyarwandakazi wese aho ava akagera agomba guca imyeyo, kuko siko niba udaciye imyeyo bashobora kugusenda. Umugabo yakwirukana da, ariko iyo ufite imyeyo uba wuzuye, uba uri umugore wuzuye, uba uri umunyarwandakazi wuzuye. None se waba umugabo wagusenda ni umunyarwanda cyangwa n'undi wahandi? Oya, n'umunyarwandakazi, umunyarwanda w'umugabo nawe yagusenda. None hari ikintu waba ubiziho ko wenda nta abagabo bo badashobora kuba bazi ko abandi bagore b'ahandi nanone bo bashobora kuba bafite icyo babarusha? Amakuru ufiteho? Icyo nzi cy'umugore waciye imyeyo aba atandukanye n'undi muntu wese utayifite. None se ntihari abandi bashobora bayicishije mu bindi abatarabanyarwandakazi? Ni bakeya. Ni bakeya. None se kubera icyo uvuga ko ari wowe mwihariko w'abanyarwandakazi, ntihari abanyarwandakazi n'umuntu batayicishije? Nose reka mubwire, niba wenda tuvuge nka Uganda, ushobora kuzenguruka nk'abantu wenda nka miliyoni utarabona umuntu waciye imyeyo, ariko mu Rwanda ntabwo warongora abakobwa 5 utarabona umuntu kuko mana, oya ntabwo bibaho. Abanyarwandakazi dufite umwihariko wacu. Uyu mukobwa uvuga ko mu banyarwandakazi ngo nta munyarwandakazi n'umwe ushobora kuba yabaho ibi bintu atabikora, ngo kubera ko kubikora ni umuco nyarwandakazi kandi akaba ari umuco basangiye bose, ku buryo ngo waba yarabikoze undi atarabikoze ngo bigaragara nka defo ashobora kumunenga. Ibyo bikaba bitareba abandi batari abanyarwandakazi. Avugamo kandi ko ashobora kwigisha abantu uburyo ibi bintu bashobora kubikora, cyane cyane nk'umuntu waba utabizi, kugira ngo nawe akuremo amasomo kandi yigire muri iki kiganiro. Iki kiganiro kigamije kwigisha abanyarwandakazi mwebwe cyane cyane abubatse, bikaba ari umwihariko wanyu kurenza ahandi. Noneho urumva ko ukiba Uganda hari abajya ubyumva cyane muri iki gihugu. Noneho uza kubona ko hari abakobwa benshi mwagiye mubonana nabyo b'abanyarwanda, ukabona wowe urabarenze. Abakobwa benshi twagiye tubana cyangwa twagiye twogana mu madushe, babonaga ukuntu nteye bakavuga ati tuyu mukobwa atandukanye natwe. Ugasanga abagabo bose baraza bambaririza. Kubera iki? Twa tuntu bambonyeho dutandukanye n'abandi bakobwa babonye. Yego. Uyu mukobwa uvuga ko afite ubuhamya ngo yakuye ahandi, ngo kuko yatembereye mu bindi bihugu, ngo aho yajyanye n'abakobwa nanone muri dushe bakoga, noneho we bakamutangarira kubera ibintu yari afite. Ngo baramurebaga babona ukuntu ugenda yeyura ashyira ku ruhande, ndavuga imyeyo, ngo bakamurangarira ku buryo byarabacanze, bibaza indwara yarwaye biramucanga,
ahitamo kubasobanurira ngo nabo batangiye inzira yo kwica. Ubuse nta makuru bayaguha ko bashobora kuba barashoje barabahaye kuri rwa rugero wabahaye? Ntabwo bamwe tujya tuvugana, ariko ndakeka bamwe bambwiye ko ari utwo nyine babonye. Utwo babonye ari utwo baciye twatangiye. Yego. Tuza ko mu gihe kingana nko mu minsi nk'itanu. mu minsi nk'itanu twatangiye kugaragara dufatika. ko numva ari muke. Ntabwo ari nyine urabyumva ubikora buri munsi. Ntabwo se ushobora gushinga ishuri ntarishinga, ko hari abana benshi bagira isoni kuba babwira mama wabo ngo abe yabacira imyeyo, kandi urabona muri iki gihe nta mwana wavuga ngo kagiye guca imyeyo. Ese ushinze ishuri njye numva ubwo wananana n'amafaranga. Uzantera inkunga. Nzagutera inkunga kandi ukorera amafaranga menshi. Nzagerageza. Uyu mukobwa uvuga ko kubera ubunararibonye afite guterera mu bindi bihugu akagaruka mu Rwanda agasanga agomba gusigasira umuco w'Abanyarwanda, warashaka kubikora nk'akazi kandi akashinga ishuri ku buryo agomba kujya atanga ubutumwa ahereye ku mateleviziyo nk'aya ngaya y'Isomo TV. Ubwo nta handi ni ku Isomo TV. Nimba ushaka ikiganiro nk'iki, kora subscribe, share, comment kugira ngo ujye ubona notification y'ibi biganiro. Ndagira rero ngo utangire umuntu asoza duse n'abantu basoza, ariko kugira abantu inama uburyo ibi bintu bagomba kubikora, cyane cyane ku bakobwa b'Abanyarwandakazi ntawe ubahisomo ko ukurikije ubunararibonye bwawe naho wagiye ugasanga turatandukanye, umwe mutandukanye n'abandi bahandi. Kora nk'umunyarwandakazi, wabwirwa Abanyarwandakazi dukore gutya cyangwa utabona. Ikintu nagira abakobwa bataciye imyeyo, bagombe bace imyeyo bakoresheje amavuta y'inka. Yego. N'abadamu nabo batigize baca imyeyo baracyafite amahirwe yo kuba bayica ikaza. Yego. Kuko bituma umugabo yamwakira neza. Yego. Sante sana. Abakozi b'Isomo TV nk'uko mwagiye mubibona, uyu munsi rero nanone muri iyi nsanganyamatsiko y'umunsi, babyeyi mwabyaye mugaheka kandi mukarera, mutangire gutoza abana banyu